wa mugabo ati nkeneye kuvugana na directeur wa company. Marie Rose arahaguruka kumanga kwa directeur, baramukingurira. Arinjira ati umunyamategeko wa leta arabashaka. Philippe ati mubwire yinjire. Aragaruka ati nimwinjire. Wa mugabo arinjira. Marie Rose akomeza kureba mu madosiye yari araho. Nko mu minota 30 nimero ya shasi iramuhamagara. Aritaba. Wishasi. Shasi ati ese Marie, Philippe yabaye iki? Abanza gusa n'ucecetse ati mbashu nakumiro kukubwira, ndaza kukubwira ngiye mu kiruhuko. Shasi ati ngo nguki? Umva ndi mu kazi, reka tuze kuvugana. Saa sita n'igice zigeze Marie Rose arahaguruka ajya muri restaurant. Yarura igitoki, umuceri n'inyama, arangije ajya kwicara. Mbere yo gutamira ahamagara telefone ya shasi. Shasi nawe wagira ngo yari aregeye ahita amufata. Oui Marie. Atumva shasi, nari narabiguhisha ariko ngiye kubikubwira. Shasi ati biki? Hari yitse umutima. Shasi nta muntu ufite. Shasi tushatse kuvuga iki? Marati Philippe ntagitinya no kuzana abagore mu biro bye. Shasi ati ndapfuye. Ariko se Mana yanjye koko niki ntamukoreye ku buryo yampemukira bigeza aha? Abasore bose maze kwanga kubera we kuko ibi ni ibiki nkoze kuko. Marie Rose harakisetsa. Ndakwinginze wita umutwe. Bibaho ihangane pe.
Shasi ati hoya Mari, ngewe biranyobeye neza. Ahita atangira no kurira. Marie Shasi nawe ahita akupa. Akicara atekereza ku byo akoze, arisetsa azunguza umutwe arebye imbere ye, asanga ibiryo biracyateretse imbere ye ntiyakozemo. Arikanga atangira kurya. Niko muri resitora hari hamaze kugiramo n'abandi bakozi benshi. Asoje kurya arahaguruka asubira mu kazi.